Inshuti bakunze Flash TV reka mbahe ikaze muri Blitz of course naho musanzwe umenyereye aho tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye naho kuwa mbere tuba turi kuganira kuri profiles z'abahanzi zigiye zitandukanye cyangwa mu kimwe hari igitaramo tukaza kugira igitaramo tuza kuba tubagezaho kuri uyu munsi rero murabona ko turi ahantu mu rugo twaje gusura uwiswe Aline Sano urabona ko twinjiyemo urukumva gapiano kari hari inyuma ari kugenda aririmba indirimbo zagenda asubiramo akora repetition burya biba byiza yuko ze repetition kugira ngo nugera mu gitaramo uzamenye amagambo uzagiririmba mu gihe uri kurimba live. So twaje kureba Aline Sano hano turaza kuganira nawe tumenye ubuzima bwiwe tumenye na byinshi byiwe kubijyanye nawe no kubijyanye no muziki ndetse n'ubuzima bwiwe busanzwe. Katumaze tujye mu ndani tureko bimeze turaza gukomeza mu kanya tutarajya kure rero ushaka kubwira ko ushaka kujya kuri Facebook page yacu Blitz Flash TV ukadukurikira ukareba ibiko bigenda ukareba ukuntu ibintu biba bimeze ukajya kuri YouTube searchinga Blitz Flash TV ubundi warangiza ugasubscribinga after subscribing ubundi warangiza ukirebera show zose tugenda tukugezaho. Amwalda reka tujye mu ndani hariya tujye kureba uko Aline Sano atubwira. Sinifuza kuba mu marira agahinda kadashira naterwa no witinda baby kumbwira rya jambo ryiza wambikiye witinda
Alright, inshuti bakuze wa Flash TV rero ngira ngo nkuko mwabibonye twagize aho Aline Sano yarari wabonye twasanze ari of course mu kazi kiwe ibinamenyereye gukora n'umwuga wiwe nkuko nawe ushobora kugenda nkagusanga wicariye aho ngaho kuri moto yawe cyangwa wicariye aho ngaho mu rugo uri gukora akazi kagiye gatandukanye. So twarebye Aline wasanze ari kuririmba indirimbo nziza cyane mu zimwe mu ndirimbo ziwe abari gukorera practice hano mu rugo wakuvuga ati nakubwiye ati ugiye ahantu bakagutumira nko mu gitaramo ugasanga utazi kuri iyi indirimbo zawe nta practice hagije uba wakoze. So Aline Sano waba yicaye mu rugo ari kuvuga ati ngiyewe nirwa nkora practice nirwa ndi mu bintu byinshi ariko ngira umwanya wa practice. So nguyu hano rero tujye kuganira nawe atubwire ubuzima bwiwe atubwire byinshi kuri we ndetse atubwire na music ye aho yari mugejeje cyangwa aho ari gushaka ko izamugeza. Aline ça va bien nijwi numvishije ari sawa urakoze cyane bimeze gute cyane sawa nyine mba ndi muri repetition urashimira Allah biragenda ari biragenda kwanza iryo jwi kabisa nasanze ari sawa cyane. Iyo uri hano mu rugo ni ibingibi bawiriwemo cyangwa tuntu uko twagufatiranye uyu munsi hano na hano ndepetera iyo ndi mu rugo mba ndi mu bindi bintu mu rugo ntago njya makorera akazi rero ingiyo niyo rehearsal place yanjye hano niho mba ndi gukorera imyitozo abari ijwi abari piano yabari n'ibindi byose. Aline Sano ni muntu ki? Aline Sano ni izina ryawe wiyise bwite kuvuga ati ni ry'ubuhanzi cyangwa ni izina ababyeyi bakwise? Ni Aline n'ubundi byose amazina yanjye umubyeyi wanjye ababyeyi banjye banyise ni Sano Shengero Aline yo mu gifaransa A L ndende I na N na E hanyuma noneho mu buhanzi kubera ko urumva nyine ni ugerageza guhindura ukakagira artistic ukuntu ibi bitabiba Aline A L Y na N cyangwa A L Y na N ubwo ni bitabiba Aline Sano. Aline Sano ni umukobwa umunyarwandakazi wenda barikundira kuri televiziyo ndi kuri radio mitamvuga ngo ijwi ntago ringana n'umuntu ariko babyiboneye ni umukobwa mutoya ukiri muto ukunda kuririmba kandi ubifitemo impano no gushaka kugera kure. Aline Sano ni umwana mu muryango we wa gatatu imbere ye hari abantu babiri n'inyuma hari babiri umuryango w'abantu batanu na mama wacu wa gatandatu kipe ya basket ikindi navuga ni umukobwa warangije amashuri umwaka ushize muri 2017 ahitwa Akila Institute narangirije muri Hospitality Management na Leadership hanyuma akaba ari umuntu ukora umuziki aka kanya by'ubunyamwuga. Ni ukuvuga ngo wize leadership ukaba uri muri music ibyo bintu bigenda ute leadership na music? Ese ujya kwiga iyo leadership n'ababyeyi baguforcinze kuvuga ati you have to study this cyangwa waravuze ati nibyo nshaka kwigira ariko urangije university uravuga ati reka nigire muziki? Nagiye kwiga njyewe nakurikiye Minervare nkeya kuko nashakaga kwitwa umuntu wize abayobozi bishyura Minervare nkeya I mean reka manze ntangire soro ukuntu byatangiye nari natsinze ndangije segonderi ariko sinagira amahirwe yo kuba kuri rwa rutonde rw'abantu wereje muri za URs nonza kumva amakuru ngo y'ahantu biga university bishyura make biki byose so ni ya God's plan ndangije nyine ndagenda ko numvaga bishyura make amafaranga nshobora kuba nakwafordinga iwacu ntago ari abantu bifashije cyane njyayo rero mu kujyayo mpitamo isomo nabonaga ritazangora cyane kuko nari maze kugorwa cyane muri segonderi sinshaka kugorwa no muri university ariko nibyayo n'Imana nyine ibikwifuriza ibigenda ikuyobora mu nzira zizakugeza aho ushaka kujya. Nkigerayo rero ni nabwo nahise ntangira ibintu bya kariyeri yo kuririmba hanyuma ndavuga nti rero ngiye kwiga ibi kugira ngo nyine nige ariko ntago nzigera nkora ikintu na kimwe kijyanye n'ibyo nize uretse ko wenda hari skills zimwe na zimwe naba narize zishobora kumfasha muri kariyeri yanjye ariko ntago nta hantu bihuriye kuba navuga ngo ibyo nize n'ibyo ngiye gukora.
Aline Sano, dusubire muri music career yawe, ise ino mwuga wo kuvuga ati reka ntangire kuririmba, reka nkore ibijyanye n'umuziki, ni ibintu byari bikurimo kuva kera uri umwana cyangwa ni ibintu byakujemo uvuze ati ndakuze, ati nanjye ndashaka kuba nka Beyonce, ndashaka kuba nk'umuhanzi uyu, kuko music yawe na voice yawe ntago ifite icyerekezo cyo kuvuga ati umunyarwanda yari ku inspiring. Oya, urumva ngewe kuva nkiri umwana ntabwo nari mfite ambisiyo zo kuzaba umuririmbyi pe, ariko byari bindi mu maraso kuko abankuze mbere yanjye nibo bagenda babimbwira, byari bindi mu maraso, ariko njye sinatekereza ko nzaba umuririmbyi. Numvaga nzaba umukinnyi wa football cyangwa umuntu ukora siporo, kuko nakoraga siporo cyane n'umutomboyi nyine nimereye nk'uduhungu biraho na bintu byo kuririmba. Ariko mama arambwira ngo najyaga nkunda kuririmba mfite n'imyaka 2 Wakarimo nayaga nkunda kuririmba ngo ayiwa nyanja we watuje nkiyambukira, ibintu ibyo ngibyo. Hanyuma ngiye muri segonderi ngeze mu wa 3, byari muri 2010, nibwo nahise njya muri korali nkahita vumbura ko nshobora kuba nabo muririmbyi, abantu bakayambira ufite ijwi ryiza, ufite ijwi ryiza iki byose. Nanjye nyine nkomeza kwiyumvamo izo confidence, gutumbisha igituza uvuga ati kabisa nabikora kabisa. Hanyuma rero nyuma y'imyaka 5 ndi muri korali, nibwo naje gutangira ku interpret indirimbo z'abandi, zaba Whitney Houston, zaba Alicia Keys n'iki byose. Nangira no kugenda kuririmba mu makwe, abantu bakanyishyura, no mu ma live bands gutyo, mbona ntangiye no kubona mu mafaranga. So ndavuga nti ibintu kuki ntabikomeza. Ati rwose harimo akaryo. Aline Sano, ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Ntago ari ibanga, imyaka yanjye rwose ndayishimiye ni 23. Nishimiye buhana. Iyi myaka 23 ukaba urashaka kuba umuhanzikazi cyangwa uri umuhanzikazi. Aline Sano, muri music umaze kugira indirimbo zingahe? Maze kugira indirimbo enye ziri hanze, zifite audio, zifite video zose zifite audios na videos zose. Ni indirimbo ya mbere ukiririmba, ngira ngo indirimbo ya mbere abantu benshi, hari abantu benshi bagiye bumva indirimbo naremewe wowe bakajya bumva ari ijwi ry'umutipi, abenshi bakajya bavuga ati ni Buravan, abandi ati ninde. Ese iyi ndirimbo niyo ya mbere waririmbye? Oya, nagari ya mbere. Iya mbere ni ya mbere ni Witinda, niyo mwasanze ndi gukorera practice. Niyo ya mbere nayisohoye muri 2016. Ariko icyo gihe nari nkiga, nayisohoye nyishyira kuri YouTube nyine birarangira. Ubu nibwo waje kuvuga ati nkirangiza kwiga muri 2017, naremewe wowe nayisohoye mu kwa mbere muri 2018 muri no mwaka. Niyo naba navuze ngo nakore promotion, nayishyize hanze n'iki byose ya. Ese mu ndirimbo maze gukora, umaze kuzikorana nande, ninde mukorana ku bijyanye na music, ninde mukorana ku bijyanye n'ama videos zawe? Ya videos nkora kuri ubu ntago ndahindura mu video producer w'indirimbo zanjye, numwe yitwa RD Entertainment, niwe wankoreye kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza ku yo mperuka. Hanyuma ama audios ngenda mpinduranya, we nk'iya mbere yakozwe na Nicola, iya mbere ni ya kabiri nasohoye, hanyuma iya gatatu ariyo naremewe wowe ikorwa na musaza wanjye yitwa Panda Music, iya kane ikorwa na Bob Pro ariyo Rwiyoborere, ari nayo iheruka hanze. No kuvuga mu famille yanyu yose iri muri music? Ni ibintu bituri mu maraso, si twese ariko ni benshi. Ninde watumye ukunda music uvuga ati ndashaka kuririmba nk'abahanzi muri East Africa, cyane cyane wagiye wumva abahanzi ndarimba culture traditional songs? Ese hari umuntu wakurikiye kuko iyo twumvisha indirimbo zawe cyane hari ukuntu zigenda muri zo to? Ya nkunda Kajanini muri ugiye muri East Africa, nubwo ari umuntu wa kera cyane ariko nagasaza n'ibihangano bye ntago bisaza. So niwe muntu navuga ko unyinspira muri East Africa, nkavuga nti uyu muntu rwose ndashaka kumera nkawe. No kuvuga ati niwe muntu wicaraga ukiri muri secondary ugafata bike ugafata cya gipapuro cy'inyuma ukandika indirimbo byahe ko nanamumenye nanamumenye vuba hanga. Ariko w'icyo gihe ntago navuga ngo mfite umuntu unyinspira pe. Nikundiraga Whitney Houston,
niwe nyine narizi kandi nawe namumenye yarapfuye niwe wandikaga indirimbo ze kuvuga oya icyo gihe ngiye by'umuziki bya ndimo byo kwandika indirimbo majene ntabyo nagiraga wazifataga mu mutwe zose nibera wapi ibintu bya muziki sinaga mbyitaho niberaga muri football ibintu bya muziki nabigiyemo ndangije segonderi mu wa gatandatu nibwo navuze ngo ninjiye mu muziki ibindi nabaga muri korali mba mu gukina imipira za basket ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ese urangiza secondary ukajya mu bintu bya music ntago family yawe yegeze igiramo kuvuga uruhare ati uri umukobwa ati ntabwo ugomba kuririmba ati ibi bigenewe abantu nk'aba bigenewe bumva yuko kuririmba ari uburara cyangwa ari n'ibindi byose? Wapi mama niwe mfite iyo ndi kuvuga ngo umubyeyi umwe cyangwa mama niyo mpamvu nyine nuko ari we umubyeyi mfite nta kibazo yigeze abigiraho ahubwo yaranyincouraginze cyane noneho kuba yaranyincouraginze nanjye nibyo byanteye ishyaka n'ishema ryo kuvuga ngo reka nkomeze ngire ino reputation nziza nkomeze mbe uwo ndiwe nubwo wenda abantu batekereza ko umuntu agiye mu muziki yahinduka n'ibiki byose so umuryango wanjye nta kibazo na kimwe ugeze untera pe. Hari ukuntu iyo ushaka gukora music cyangwa ushaka kujya muri music industry wifata ukavuga ati ndi umukobwa nzakora gutya kugira ngo ni inspiring cyangwa nezeza famille yanjye batazankekirana bisi warabitekerejeho? Nezeze famille yanjye batazakeka yuko nshobora kuba nakora ikibi mu bijyanye na music cyangwa batoshobora kuba bankekera ko ngiye kubikirara. Ese icyo kintu waragitekerejeho cyangwa wagiye muri music turavuga ati ndabona harimo inoti bwose biraryoshye reka ngende? Okay, nago nigeze ntekereza ngo batanyekeraho ibi bintu byose nkora ndabyikorera nta muntu n'umwe mbikorera nago mvuga ngo ngiye kureka kunywa inzoga ngo nsinde kubera ko mama ari bubibona akababara cyangwa bakuru banjye oya mbibona nanga kubikora kubera ko ngewe n'umutima wanjye twemeranya ko atari ibintu byanjye atari ibintu nshobora kubonamo fitiri hanyuma ibintu byose nkora ntabwo mvuga ngo umuryango wanjye ngo mbanezeze cyangwa icyoya mbikora kugira ngo kubera principe zanjye mu buzima bwanjye no kugira ngo kariyeri yanjye itere imbere. Iyo utari muri studio uri nko mu rugo utari muri rehearsals uri mu rugo nicyo ukora ukavuga ati kabisa uyu munsi ndirirwa mu rugo ndakora iki nicyo ukora iki kintu kigujyaho kiguhuza cyane niki? Ndaryama. Utarabyibuha ko bavuga ngo abaryama barabyibuha ntabwo mbizi nyine byaranze ubwo nyine nuko nguko nibere cyangwa nawe unywa vinegre cyangwa uri gukora umubiri muto ahubwo shaho wanyereka ikintu gikora umubiri munini pe. Urateka? Uzi guteka? Ndateka. Uzi guteka iki? Ku myaka 23 ndumva. Guteka amazi yo kunywa. Ni umutipe, uracyari umutipe kabisa. Oya nzi guteka ibintu byose. Ukuyemo ubugari wenda nk'ibiro 2 cyangwa akawunga ibiro 2. Abahanzi benshi cyane ntago bazi gusonga ubugari ni ihe mpamvu. Kuki mutanzana ne kubusonga koko? Nabukubita. Ubugari uzi kubusonga. Cyane ariko bungana n'imbaraga zanjye urabona ukuntu ndi nyama yarwo. Urasonga inusu gusa. Songa nk'inusu cyangwa nk'irobo yawe yo kurya. Ntago nasonga byinshi. Okay, dusubire kuri music industry yawe. Ese indirimbo mu ndirimbo nyumaze gusohora hari indirimbo ushaka warishimye ukavuga ati kabisa ino ndirimbo bayakiriye neza kandi nanjye ndayishimiye n'indirimbo nkunze indirimbo yagukozeho ukumva kabisa ko ari indirimbo niyo wicaye hari ukuntu uvuga ati ino ndirimbo narayihaye pe ati n'abantu barayikunze? Rero indirimbo nakunze cyane zose indirimbo zanjye zose ndazikunda ntago ari ukwivuga imbeba mu mbabarire nta muntu wiyanga indirimbo zanjye zose ndazikunda kuko ziba zirimo amagambo y'umwimerere amagambo adasaza amagambo azinspira n'urubyiruko ruzaza no mu myaka 50 iri imbere ariko indirimbo abantu bakiriye neza cyane ni naremewe wowe ariko indirimbo ngiye ku giti cyanjye nkunda numva ko nahaye yitwa Witinda nasohoye bwa mbere. Talking about her songs, Aline San aririmba indirimbo z'urukundo cyane sinzi impamvu. Aline San ni love story ubushaka kutugezaho ufite umukunzi cyangwa hari ukuntu ucara gutya ufite urukundo rwinshi muri wowe ukavuga ati rwose reka ntangirire hano? Okay banda reka nkubwire rero ikintu cya mbere impamvu ntanga indirimbo z'urukundo waremeye umuntu Witinda sinzi nimba yaragiye hehe kwambwira ati mana mfasha uyu muntu ntazatinda azagaruke indi ni rwiyoborera turi urukundo rwose ndugushize mu maboko urwiyoborera ntako bisa nyine ntako
gusa kubura urukundo rwayo urukundo twese turabizi ko ari cyo kintu cya mbere nimba n'abantu bose nirwo baririmba kubera ko nyine ewana nicyo kintu cya mbere kibanziriza ibindi byose feeling iri kwiziririmba kuko iyo udafeeling ikintu kandi ushaka ko umuntu uri kucyumva gifiringa ntabwo byavamo so niyo mpamvu ndirimba indirimbo z'urukundo kubera ko urukundo ni urwa mbere nicyo kintu cyahozeho kizahoraho kandi kikiriho mbese kitazigera gihinduka. boyfriend arahawe urumva yabura koko abantu mwese muri kuri Flash TV Aline Sano afite boyfriend and you love him, right? Yeah, I do. Ubwo se nabivuga kuri kamera ntamukunda. Ushobora kuvuga ati yarahari ariko ugasanga nyine ni baba boyfriend tu. Bose dufitanye gahunda. Andiyobore. Biranga abantu mwese muri kuri Flash TV kuri ubu ngubu Aline Sano afite boyfriend nkuko yabibabwiye. N'indirimbo zose ni wazitura. Kuvuga atazitura abakunzi be bose. Ese nka witinda niwe nayituye. Yari yaragiye. Yarahari naga niwe nayituye ari ukuntu nyine uririmba ariko waremewe wose. Cyane. Alright, reka tubanze twumva indirimbo akapela gato cyane ku ndirimbo ya Aline Sano naremewe wowe ubundi tukomeze mukanya. Urya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe amahirwe aza rimwe mu buzima ayanje ni wowe ntuzigere umva yuko nagufite ntacyo naba mpomba kuko burya naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe naho najya ngo numve nduhutse n'ahandi najya ndamutse ngusize burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe amahirwe aza rimwe mu buzima ayanjye ni wowe ntuzigere wumva yuko nagufite ntacyo naba mpomba burya naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe naho najya ngo numve nduhutse n'ahandi najya ndamutse ngusize burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe uririmba ihe Jane n'indirimbo n'indirimbo ziratandukanye gusa icyo ntakora ni hip hop hanyuma nkora jazz no kuvuga ngo injyana zose ugwamo zose ngwamo ariko iyo nkunda cyane kwibezingaho ni soul na jazz music. Alright, ngira ngo tugana ku musozo wa show yacu tugana ku musozo wa profile yacu na Aline Sano. Aline Sano yagira icyo dukorera kuri ino ndirimbo y'inshyashya ubundi akaza tubwira nanone ko umuntu ashobora kuba yamubona akaza tubwira nanone ku buzima bwe turi kugenda tugana ku musozo wa show. Ino ndirimbo yitwa Rwiyoborere ntago yitwa Rwiyoborere. Abantu bajya bambwira ngo babumva mvuga ngo mbega urukundo rwiyobore kandi ni reka urukundo rwiyobore. Iravuga ngo sinarinze ko uyu munsi wagera sinarinze ko izi nzozi zasohora kubera urwo ngukunda ndabona ndota uburyo nakwihebeye ndabona ari filime
ndumva nakubwira amagambo meza yose nzi nkakuririmbira indirimbo z'urukundo zose numvise reka urukundo rwiyoborere aho amarangamutima ageza ariho ngarukira reka urukundo rwiyoborere aho umutima ukujyana ariho twerekeza. indirimbo mu bahanzi bo hanze kuko ukora karaoke mu bahanzi bo hanze ba Whitney Houston indirimbo ukunda wameza kankunda. Okay, indirimbo nkunda ni Alicia Keys. Alicia Keys ikintu mukundira completing aranyuzuza kuvuga ngo she completes you. Ni role model wuzuye namureberaho full package. Hari umuntu uvuga ngo ni role model w'akantu runaka nshobora kumureberaho imiririmbire ariko hari ibindi ntamurebera ariko Alicia Keys ni full. So ngiye kuririmba indirimbo ye yitwa If I Ain't Got You. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what we live and nothing that before that life's hour of all the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got it, you. Tugana ku musozo wa show yacu rero hari akabazo nashaka, hari ikintu kimwe nashaka kukubwira. Niki wabwira urubyiruko, niki wabwira abana, niki wabwira abantu bose bakunda Flash TV, ni iyihe impanuro wababwira bashaka gukora music ariko bataragerayo, bashaka gukora music ariko batazi ko bashobora gutangira, bafite niyo mpano yo gukora music? Ikintu nababwira, niba wumva ukunda music kandi ukaba wiyumvamo impano, si ngombwa cyane impano kuko burya umuhanga yaravuze ngo work hard beats talent when talents don't work hard. Bisobanuye ngo impano ishobora gukora cyane, bishobora gutwikira impano iyo impano idakoze cyane. So niba wiyumvamo kubikunda cyangwa wiyumvamo impano, kora cyane, kora repetition, wegera umuntu ubona ufata nk'umurole model, umubaze uko yabigenje kugira ngo agere aho ari, umubaze imbogamizi yahuye nazo, ntucike intege kuko mu nzira uhura n'ibintu byinshi bishobora kumva ugiye no kwiyahura uretse no gucika intege gusa ku buryo wumva wakita wiyica, ariko ibyo ntibizaguca intege kuko nyuma yabyo nanjye sindagera kuri success numva nshaka, ariko ibyo aribyo byose hari aho ngeze, wowe wenda ushobora kuba uri kundeba utari. So ni byiza cyane kudacika intege, gukora ibyo ukunze kandi ukabikorana umutima wawe wose. Anyway, mwari kumwe na Wada ni Bleeds, of course tuzongere tubane turi kumwe n'undi muhanzi ukaze nanone, muzanyandikira kuri Facebook page yanjye mumbwire uwo mushaka, tuzongere duhure undi munsi.